uwo nta wundi yitwa Esiteri, umukobwa ufite ubwiza butangaje. Sasa byinshi wamenya ku gitabo cya Esiteri kandi bekagufasha mu bihe byose. Sasa mu by'ukuri rero iyi nkuru ya Esiteri wisanga muri kimwe mu bitabo bigize isezerano rya kera, mu byandi mugambo kwitwa Esiteri. Ni ukuvuga ngo abantu cyangwa se abantu bose basomye cyangwa se bakumva inkuru ya Esiteri barayikunda cyane cyane kuko bumva ko iryoheye amatwi yabo ndetse ifite inyigisho nyinshi. Igitabo cya Esiteri rero kirihariye cyane cyane kuko ni kimwe mu biri byonyine byitiriwe amazina y'abagore muri Bibiliya. Hamwe rero n'icya Rusi birumvikana babashije gusobanukirwa cyase nkuko twabashije kugenda tubisoma byinshi. Sasa mu by'ukuri mbere yo gutangira, dore amwe mu mateka y'igitabo cya Esiteri. Abahanga muri teology cyangwa muri teologiya bagaragaza ko umwanditsi wacyo atazwi, ariko abanditsi benshi bemeza ko Moridekayi uvugwamo waba waracyanditse ahagana muri magana ane, bavuga ko hari muri magana ane 43 no muri magana ane 43 mbere ya Yesu. Sasa ku ngoma y'umwami Zerusesi mu by'ukuri rero uwo mwami Zerusesi rero uwo mwami nyine witwaga kandi Ahasuwerusi yongeye birumvikana yarongoye Esiteri kandi yari umwami w'Abaperesi hagati muri za magana ane 46 na za magana ane 64 mbere ya Yesu, mu mwaka wa 7 ku ngoma nibwo yarongoye Esiteri. Sasa mu by'ukuri ariko inkuru yo itangira mu mwaka wa 3. Mu yandi magambo iki gitabo gifite 10 cyase gifite ibice 10. Sasa rero dore bimwe mu byo twakwigira kuri Esiteri mu gitabo cya Esiteri birumvikana. Sasa rero icyambere, Imana ikoresha abantu basanzwe maze ikabakoresha ibidasanzwe ibyo butwari byo twabona ibyo butwari. Se Esiteri yabayeho mu gihe Abisirayeli bari cyase Abisirayeli yari iri mu byago kubwo kutubaha Uwiteka. Yari umukobwa urererwa mu buhunzi cyangwa se urererwa mu buhunzi ku butaka bw'abanyamahanga. Nubwo yari mwiza cyane, ntabwo yari umuntu utandukanye n'abandi cyane cyane mu bundi buryo, yari umuntu usanzwe nyine bwumvikana. Sasa rero umunsi umwe ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, umwami witwaga ngo Ahasuwerusi, Imana yakoresheje Esiteri kugira ngo umugambi yari ifite kuva kera iwusohoze. Esiteri yari azi ko umuntu wese winjira ku mugongo cyase winjira mu ngoro y'umwami adahamagawe yicwa. Sasa rero ariko mbere yari azi ko atagize icyo akora abayuda bakwicwa. Byatumye rero yiringira Imana maze akora icyo Imana ishaka. Nawe rero ubwo birumvikana nawe ubwo uri umuntu usanzwe, Imana yagukoresha nicyo bishaka kuvuga. Sasa icyo usabwa ni ukuyumvira, yaguhamagara ukayitaba ugakurikiza ugushaka kwayo. Sasa birashoboka ko nawe ugira ubwoba, ariko mani magambo igira kuri Esiteri utinyuke, dore ko yari umugore nawe wakora ibyo butwari, waba umukobwa cyangwa se umuhungu. Imana iyo waba umuhungu na Imana yagukoresha. Sasa icyo cyo urumva ko ni ikintu cyumvikana cyane. Sasa reka tujye ku cya kabiri kiragira ati ubwiza ufite ku mubiri ntago bukwiye gutuma wirata cyangwa se wihimbaze nk'uko Bibiliya ibivuga. Esiteri yari umugore mwiza rwose. Umwami rero birumvikana umwami yarakuruwe n'ubwiza yari afite bugaragara ku maso. Sasa nubwo byari bimeze gutyo, Esiteri ntago yirase cyangwa cyane kugira ngo abe umwamikazi, ahubwo yakurikije inama za Hegayi. Ntabwo rero yigeze yirata, ahubwo guca bugufi mu mutima we birumvikana bifatanyije no kwizera Imana byatumye umwami amuhitamo nk'umwamikazi w'igihugu cyose. Ariko uri kumva ni byiza rwose. Sasa birashoboka ko Imana yakuremanye ubwiza ku isura, birakwiye ko utirata ahubwo uca bugufi. Muri kumva abantu beza hano mwumve, birakwiye ko ahubwo wowe uca bugufi kandi imyitwarire yawe ikaba myiza ikanezeza Imana kuko nicyo yakuremeye. Sasa muri iyi minsi tugezemo bakunda gukoresha materime icyuki cyo umwana uhiye ibogari, ariko birakwiye ko aba bantu bose bashyirwa muri aya mazina
cyase mu amazina bigana Esiteri bagakora ibishimwa n'Imana ntibajye mu ngeso mbi kandi ntibishyire hejuru ariko n'ubundi ubona abantu bakomeze kwishyira hejuru kubera iki ngo bafite ubwiza ngo bafite ngo ububogari ngo abandi ngo n'ibyoke ngo abandi ngo n'ibyuma yemwe abandi ngo n'abana bahiye ngo nabahiye nk'imineke yemwe ibintu biratangaje sasa ibi by'aba bantu ni hatari sasa reka tujye ku cya gatatu Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu cyo kintu wari ukiza ari kuvuga ngo amena mu magambo ari nubwo abayuda bari bafite umubabaro Imana yakunze abayuda kandi ntago yaremye cyasa ntago yaremye ubwiza bwa Esiteri gutyo gusa ahubwo ngo yari umugambi wayo kugira ngo azagere ibwami abe umwamikazi atabare abayuda sasa rero niba uri muri iyi minsi niba ufite umubabaro humura nawe Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe kandi yiteguye guhoza amarira wongera rero uzirikane ko ufite Imana kandi ariyo itabara aho ukomeye ihangane kandi ushikame ukomere nta joro ridacya kandi nta mvura idahita n'abayuda baratabawe kandi ibyabo byari byararangiye mu yandi magambo bagiye kwishwa nawe rero komera muri kumva ariko mukomera ariko ubundi ko kimwihera reka tujye ku cyakane icyakane kiragira ati rero amasengesho kwiriza ubusa akuraho ibihome agatanga ubutabazi bwihuse kandi bukomeye Esiteri yari mu yandi magambo Esiteri yari yarazi ko ijuru ritabara kandi iyo ushyigikiwe n'Imana uhindura ibyanze guhinduka sasa bituma afata amasengesho yo kwiriza ubusa hamwe n'abayuda bose rero byatumye Imana ibumva kandi irabatabara mu yandi magambo rero gusenga wiriza ubusa umunsi umwe 2 3 cyumweru iminsi 40 n'ubundi buryo bwose bitewe n'ukuntu wabiteguye hamwe n'impamvu bijye bitanga ubutabazi bwihuse buvuye ku Mana kandi bikirukana abadayimoni sasa rero inshuti y'Imana birakwiye ko twiyemiza cyase twimenyereza gusenga twigomwe ibiryo kuno abantu benshi bakonde ibiryo dore abantu benshi bakonde ibiryo kweli sasa birashoboka ko mu minsi cyase muri minsi utabishobora ariko ugera cyase egera Imana iguhe imbaraga kuko yiteguye kuzigwa sasa rero umwanzura sasa reka tujye kumwanzura abantu banje hari amasomo menshi twakura ku gitabo cya Esiteri no kuri Esiteri muri rusange yaba aho ayo navuze ruguru hamwe natwongera birumvikana sasa ko icyambere tujye kureberaho tujya kugirira umumaro igihugu tubayemo tukumva ko niba hari ikibazo kibaye tugomba kugira uruhare mu kugikemura please byo bintu mu byumve neza ikindi rero gukunda abagenzi bacu cyane kandi tukabakunda nkuko twikunda ariko bwo bangaye babikora benshi ko mbona bihandagaje urukundo bonyine reka sinakubwira sasa rero reka tujye ku kindi gutekereza isaha y'Imana gutegereza isaha y'Imana kandi twihanganye dusenge twitoza gutitiriza Imana igihe cyose mu buryo bwose ikindi rero imbaraga hamwe no gukomera ntago biva kuri twebwe ahubwo bifite isoko kuko biva ku Mana yacu sasa rero ikindi imbere yacu yase imibereho yacu yahashize ntago yerekana ko ahazaza birashoboka nyine ko wavukiye mu muryango ukennye aho mu buzima bugoye ariko nyuma ukazakira shikama rero ukomere kandi wizera Imana mu byo muri byose izagushoboza ariko muri kumva kizabashoboza mwebwe kukima mwiheba sasa rero ibyo twakwigira cyangwa ibyo twakwigira ku gitabo cya Esiteri ni byinshi ariko birakwiye ko twongera tukegera Imana cyane kuko niyo ifite urufunguzo rwa byose abantu banje yemwe kandi yiteguye kutugirira ibyiza kugira ngo ituremere umutima kandi iduhe n'ijuru sasa rero birashoboka yuko utari wakizwa ngo wakiri Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ngwino kwa Yesu ni karibu nyamuneka niba kandi nawe cyase niba nawe warigeze gusoma imwe izi nkuru zikagufasha nyamuneka ziguhindure kandi rero niba uryoye n'ikiganiro wari mu yandi magambo wari warabuze ibyiringiro by'ubuzima ongera usenge kandi uhamagara Imana yiteguye kugutabara yandi magambo itabare yandi magambo iyatabaye abayuda ntaho yagiye iracyakora imirimo n'ibitangaza kuko ntago ijya ihinduka cyangwa se ngisaze kugira uti amen haleluya amen biraryoshye gusobanukirwa
ubuhangange bw'Imana, ariko Imana ni nziza. Mujya mubibona namwe cyangwa mwebwe muri aho ngaho gusa? Yemwe sasa ndabakunda, reka durutaha, murakoze cyane. Imana ariko gusa ni nziza, nanone ako kantu reka tukarenzaho. Amen.